impamvu runaka ashobora kugira n'abagore 10 cyangwa 80. Rero iyo ushatse kubikomeza ubushaka ama views. Ibyo rero ntitubigeho. Ubundi hari abantu bari kuri YouTube icyo bagomba kumenya, bajye birinda ibyinjirira ubuzima bw'umuntu ku giti cye. Nabyo birahanirwa. Nabyo birahanirwa. Ubu nk'ubu urugero. Reka nkubwire kakana. Muri Kinyarwanda cyuzuye kugukanda hariya ahantu uba wabyaye baje hari akantu bakuzanye. Uriya we tumuveho yaracitswe, niba ataracitswe ariko ngo yayamenye amake yayakanze. Ubwo rero ikintu nshaka kugira ngo mvuge, Pastor Xavier we nkubwiye yuko ari uwacu. Yayamenye sha. Pastor Xavier mu byo yakoze, bene ibyo ngibyo twasabye imbabazi kubwe kubabonye iyo video. Ariko nawe amakuru mfite ko niwe wishiriye bino bintu hanze kuri YouTube yiwe, arabirekura. Ubundi ntubona nk'uko naje abantu bitonde, narababwiye YouTube ni inyanja. Urabyibuka mvuga hori ku binyamakuru? Ntubyibuka. Naravuze ngo iyi YouTube abantu nibabimenye ni inyanja. Ariko uzi ko abantu bamaze kubyicaramo babikurikiranye basanze muri ADPR harimo abantu bagira ri Imana iravuze ngo amaraso aramenetse. Yewe rero ikibazo mfitanye na Theogene ntabwo mukizi. Ni ikibazo cyo kuvuga ngo aravugisha Imana itavuze. Ntabwo mfitanye ikibazo nawe kubera yuko wenda yakoze icyaha, ubusambanyi, ibici, ubujura. Ibyo ni ibintu biba mu isi, biba ku bantu abari bo bose. Nanjye hari ibindiho, hari n'ibyambayeho, hari n'ibizambaho. Ariko abantu birinde gushira Imana mu buzima bwabo busanzwe, bizatuma abantu batakemera Imana, bavuga ngo ni iby'abandi. Abasore bato babahano. Reka nongere mbasuze mbere kaze mbifurize amahoro y'Imana umuherereye hose ku isi muri mu gitondo, nkwifurize igitondo kizanye muri mugoroba, nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Gendi hori nk'ibisanzwe uyu munsi ndi kumwe na Umugambi w'Imana TV, Zamuka TV ndetse na Kuva TV. Munsi nongeye kumugirira umugisha wo kubana na Apostle Prophet Nambara Innocent Sataday Successful Church hano Nyagatovu ku gahanda uvuye mu isoko rya Nyabisindu utambika hafi aho ngaho ujya gusenga, uvuye hano haruguru control ni gatonya ukayatumanuka hafi ari agasoko gatambika gahanda k'igitaka hirya hafi y'umunara. Uziko ntari mbizi ko buriya hori unkunda. Takukunda cyane. Iyo uyoboye abantu kuzaho nsengera ubu nkunda. Imana iguhe umugisha ndawugusabiye rwose. Amen. Aposa amakuru ni meza nk'uko mbona. Nta kibazo mfite, kandi iyo muntumiye Umugambi w'Imana, Zamuka TV, Kuva mukantumira nanjye numva neza, muba mumpaye Valeri. Apostle deliverance zari koroneje. Deliverance hanze none bari kuzikorera mu rusengero mimbere. Muyoboke araza gusenga, deliverance katikorwa ko kanya. Apostle ibintu byabaye ikibazo. Byabaye ikibazo gute? Apostle ntibabonye bakanze mu bugabo. Uwo bakanze mu bugabo. Nabonye umuvandimwe yahurikiye. Nabonye umupaseri witwa Pastor Xavier. Arimo akora iyo deliverance bene yo muri ubwo buryo. Apostle nkawe uri umukozi w'Imana kandi nawe wenda uri umwe mu bashobora kuba mukora deliverance. Nkibaza ngo deliverance bayikora ku karubanda. Deliverance ubundi Bibiliya iravuga ngo ibyo dukora twabyigiye ku birenge by'abatubanjirije. Hari abantu b'Imana bamwe bashinzwe cyane cyangwa bajya bakora cyane icyo bita deliverance. Barimo nk'umugabo witwa Benediction, Pastor Robert Kayanja
n'abandi bakozi b'Imana batandukanye ba Pastor Chris n'abandi bakora za deliverance zitandukanye. So deliverance ziremerewe, ariko mu muco nyarwanda hari ibidakorwa. Uretse no mu muco nyarwanda no mu muco wa gikristo hari ibidakorwa. Ni ukuvuga ntabwo uyu munsi wavuga ngo mu ruhame urafata mu myanya y'umuntu ngo usese ku kuboko kwawe, ufate mu myanya y'ibanga y'umugore cyangwa umugabo. Uyu nguyu nuko ari we mwerekanye gusa, nuko ari we mwerekanye gusa Pastor Xavier, ariko hari n'abandi kandi ubona basobanutse bafite amatorero manini cyane akomeye, arimo n'abantu bize, bamwe banakora no mu nzego zikomeye, ariko ukabona umupasiteri cyangwa umubishop cyangwa umwapotire aratinyutse afashe ku myanya y'ibanga y'umugore. Ibyo ni bibi kuko nubwo yego haba hari y'uburwayi, ariko umugabo iyo abona umufatira umugore we ku myanya y'ibanga agira ikibazo, cyangwa umugore yabona umufatira umugabo we ku myanya y'ibanga agira ikibazo, cyangwa umwana yabona. Ni ukuvuga mu buryo busanzwe hari imyanya mu cyongereza bita private parts cyangwa part. Hari mu kinyarwanda umuntu yavuga ngo hari imyanya idakorwaho y'ibanga, hari imyanya ndangagitsina y'ibanga. Iyo uyikozeho uba ugize ubu nk'ubu naburiye umwanya w'ibanga w'inyuma, aha hanyura ibigize, nabuze uko nabivuga mu buryo bw'ikinyarwanda kitakomeretsa abantu. Ntabwo rero naho byemewe. Naho imbere gukora ku kibuno cy'umuntu ntabwo byemewe, naho imbere, ariko hari aho wagenda ukora ahandi nanone hatemewe, ahandi hatemewe. Ntewe umuntu aba yemerewe gukora ahandi hatemewe, ndavuga hatemewe, ahandi hatemewe nk'umugore kumufata kwibera umusengera, nabyo ntibyemewe. Kumufata ku mabuno nabyo ntibyemewe, mu myanya y'ibanga, ku gitsina, ku mabuno, ku mabere ntibyemewe. Ntibyemewe, ariko uvuge cyane kuko mikoro ya N kuviri kure ndi kuyifatira yose icyarimwe. Apostle, reka twikomereze ikiganiro noneho. Uhori nk'umunyamakuru, ikintu navuga, ibi bintu bimwe yo bikorwa nuko berekanye umuntu umwe, ariko birakorwa kuri benshi. Ibi bintu bimwe bamwe babikopera ngire ngo mu buryo bw'umwuka wera, abandi bakabikopera ku batubanjirije babikoze, abandi bakabikopera mu buryo bw'imyumvire yabo, abandi bakabikora kubera ubwisanzure. Ariko twasabaga nk'ubu jyewe ntabwo navuga ngo ndirata kubera ko ndi umuyobozi wa successful, nta nubwo navuga iki ngo mvuge ngo kubera ko ndi apostle, ariko uburambe mu kazi mfite bw'imyaka maze mu murimo irenga 30 nkora umurimo w'Imana, ndagira ngo nsabe imbabazi ku bayobozi bacu badushinzwe b'igihugu, cyane bakuru, koko nabo ibi bintu barabireba. Tubasaba imbabazi batwihanganira. Ikindi mu kinyarwanda habamo umugani uvuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Ariko biterwa n'abatukisha bose. Noneho ni nayo mpamvu nsaba ababishopu bakomeye bajye bavayo bagira icyo bavuga, kuko ibi bintu tubonye nk'umuyobozi wa ADEPR mukuru akaza akavuga ngo iki ni mu gihagarike, abahanuzi bahanura ibi sibyo, byagira icyo bivuga. Tubonye umuyobozi nka Apotre Masasu akavayo, Apotre Gitwaza, abaposo benshi bakavayo, ababishopu Claude bakavuga, na Pastor Claude akaza akagira ikintu avugaho. Pastor Claude rero ngewe hari ikintu nababwiye nuko wenda mutacyumva, nk'aya mavideo
aya majwi ya ba Theogene n'ibindi byinshi simenya aho abikura. Ni ukuvuga ngo ni komisiyoneri wa Noheli da. Noheli wuhe? Noheli mwe ushaka kuza oya Pasakorode Pasakorode aho waba umumanuye. Ari abantu jewe ntashaka ngo umbazeho nk'ubu Noheli nk'umuntu witwa Theogene. Theogene we turazirana. Mupfiki aposo. Theogene we turazirana. Kuva hanura jewe nzi ubuhunzi icyo buvuze. Kuva hanura akavuga ngo abo mu mujyi bagiye guhungira mu byaro. Nabonye bishobora kurenga icyaro bikajya mu bindi bihugu. Kandi Imana yaduhaye igihugu. Ikindi ibisinzi ibintu yigeze guhanura ngo abageni ngo yabonye umugeni apfa gasave. Ariko umwe mu yahanuriye bwari busohoye yakoze impanuka yaragagariye muri kaburimbo yaraguye Rwantambi. Biriya by'impanuka rero yaraguye umusozi aposo. Biriya by'impanuka waba ushaka kungira nk'abandi bose, ariko biriya by'impanuka hari bamwe bisiga ibintu bimeze nk'ibipudire bimeze nk'amaraso abantu bakagira ngo ni impanuka. Ibyo tuzaze ngo Juste yakoze prank. Ibyo hari bamwe nabangiye mu bintu bitandeba. Yaposo ngo ngomba kwakubazaho. Ya n'umukozi w'Imana mugenzi wawe. Hari ibintu bimwe bitandeba ariko nanasaba inzego zimwe zijye zireba ibitaro umuntu aba yakoreyemo impanuka. Hari ibintu bimwe rwose, ariko umuntu witwa Pastor Xavier mu Kinyarwanda baravuga ngo ikibi gitabwa iwabo. Ikibi gitabwa iwabo kandi akabigose ko nakeza. Rero hari n'undi mugani uvuga ngo ntitube ba mwanga mwabo, kuko hari na ba mwanga mwabo. Xavier rero ntabwo wamufata ngo ajye mu ntuza muri kadiri imwe na ba Theogene n'uwo numva Noel. Xavier hari ibyo yakoreye Imana, hari ishaka ry'Imana yakoze, hari n'ibindi. Niyo mpamvu wabonye nka Bishop Brigitte mu kiganiro yakoze yavuyeyo akibamba ku musaraba ku bwa Xavier akavuga dusabye imbabazi nuko twasangiye icyayi na Pastor Xavier nuko tumuzi aha gusa yakitswe aza asaba abanyarwanda imbabazi anigarure mu bantu. Inde Pastor Xavier asaba imbabazi abanyarwanda. Yasabye imbabazi abanyarwanda. Biriya yakoze ntabwo ari byo, kuko hari ibibazo abantu barimo kwibaza. Ese hariya yamukandaga ubugabo kuko umuntu yarize ziriya zari imbaraga z'Imana zamurizaga cyangwa nuko yamukandaga ubugabo? Kuko umuntu yagukanze burya muri private ntuza zibayo urarira urababara. hari n'umwe twigeze kubona noneho ngo baramufata w'umukobwa bamushikuza imisatsi, noneho umukobwa karira abantu bagira ngo ni abazimu barimo kugenda, kumbe ni imisatsi barimo gukurura. Umukobwa yikubise hasi, paseri abona kumurekura. Noneho amurekuye abantu baravuga ngo mu by'ukuri imbaraga z'Imana zirageze. Hanyuma abandi hari n'undi twigeze kubona nanone bimeze nka filime nk'amatiyatire, tubona undi pasiteri agenda akandagiraho abantu ku maguru ku ntuzi ibintu hari n'abandi hari n'abandi twagiye tubona babamenaho za koka, babamenaho koka. Ariko noneho mu budasa bw'u Rwanda jewe nk'umusesenguzi nk'umuntu mukuru hari ibyo mbona. Leta ntabwo igomba kuzana imbaraga zayo izizanya. Imbaraga zayo iza RIB zikaza, iza polisi zikaza, ibiki aho gukiza yahungabanya. Niyo mpamvu ubona leta itagikoresha mu bajura mu biki byose ngo ikoreshe imbunda, ugasanga ikoresheje amapingo, wa muntu atiruka niyiruka akinyeganyeza rimurye, ibintu nk'ibyo. Rero no mu bapasitori harimo uburyo leta yagiye itekerereza amatorero mu rwego rwo guhugurwa. Abantu bakajya bagahugurwa n'abababanjirije bakababwira ngo ibi si byo. Ariko noneho tugiye tubona abantu baraho bakazana ibintu ngo tuzanye dukuyeyo porono,
dukuyeyo ngo video ya runaka, ngo tuzanye umwana wa runaka wabyaye, dukoze iki, birajya mu bapasiteri, ejo bijye mu bayobozi b'inzego zitandukanye. Kandi ibyo ni ibintu bibaho, umuntu kugira umwana hanze, umuntu kugira umugore umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ibintu nk'ibyo bibaho. Bibaho muri pastoral ntibikwiriye kubaho. None se we wavutse ute? Uzi uwakubyaye uwo ari we? Ushobora gusanga uwakubyaye ari hagi cyangwa ari pasiteri, ariko niba ari hagi rero yemerewe 4. Ibyo rero tutabitindaho uri muto, ujye ureka abasaza duhanura abantu. Urumva rero icyo nakubwira, nta rutugu rukura ngo rusumbe izosi. Ngiye nkubwiye ko mu bisate bitandukanye bibaho k'umugabo uwo ari we wese kubw'impamvu runaka ashobora kugira n'abagore 10 cyangwa 80. Rero iyo ushatse kubikomeza uba ushaka views. Ibyo rero ntitubigeho. Ubundi hari abantu bari kuri YouTube, icyo bagomba kumenya, bajye birinda ibyinjirira ubuzima bw'umuntu ku giti cye. Nabyo birahanirwa. Ubu nk'ubu urugero, reka nkubwire akantu. Ubundi Kinyarwanda cyuzuye kugukanda hariya ahantu uba wabyaye baje hari akantu bakuzanye. Uriya we tumuveho, yarakitswe. Niba atarakitswe ariko ngo yayamenye amake yayakanze. Ubwo rero ikintu nshaka kugira ngo mvuge, Pastor Xavier we nkubwiye yuko ari uwacu. Yayamenye sha. Pastor Xavier mu byo yakoze, bene ibyo ngibyo twasabye imbabazi kubwe ku babonye iyo video. Ariko nawe amakuru mfite ko niwe wishiriye bino bintu hanze kuri YouTube yiwe, arabirekura. Ubundi ntubona nk'uku naje, abantu bitonde, narababwiye YouTube ni inyanja. Urabyibuka mvuga hori ku binyamakuru? Ntubyibuka? Naravuze ngo iyi YouTube abantu nibabimenye ni inyanja. Iyo ugiye mu nyanja yatuje. Nge nigeze kujyaho mu nyanja imwe yitwa Victoria. Noneho njya mu bwato, mu by'ukuri mvamo amahoro. Abandi baje, imira birakubita biba bibi. Ariko noneho ikintu nshaka kuvuga iyi YouTube, abantu bayitondera. Ubu ntubona ko mvuze ngo Sataday yagiyeho mu nyanja ndi mu bwato. YouTube ishobora gukata akantu gato ikavuga ngo Sataday yagiye mu nyanja gukurayo ubukire, bagakata akantaka kakakuzengereza. Rero hori gusaba YouTube n'abandi icyo nshaka kubabwira, hari ibintu bisa nk'icyaha, ariko wabishira ku karubanda ukabihanirwa. Urugero, niba umuntu runaka arimo kwinywera byeriye, uranyumva neza hori, ntabwo wemerewe kuvuga ngo uzanye amafoto ayo. Ntabwo wemerewe gufata amabanga yanjye muri foni yanjye. Ubundi itegeko rifitwe na polisi ku rwego rw'iperereza runaka, kavuga ngo mukure y'ibyo bintu bibi ibimenyetso. Kandi noneho ibyo bimenyetso nanone hari igihe, uranyumva neza, ibyo bintu nanone hari igihe biba ngombwa urukiko rukaba ari rwo rwemerewe kubivuga gusa. Apostle reka tuwarenge dore ko utanzeho n'ubusobanuro, ndetse n'abantu benshi babikuyemo inama zitandukanye. Ubwo bibazaga uburyo deliverance ukorwa butandukanye nuko babibonye. Abibazaga nimba gukora ku myanya ndangagitsina cyangwa se ku myanya wenda myororokero y'umuntu, ariko gukora deliverance nke kubisobanuye atari byo ngombwa, ahubwo deliverance ikorwa mu buryo bw'umwuka ntaho bihuriye n'umubiri. Apostle reka ni ngaho nizire hakuno. Ejo wakiri inkuru, iyi nkuru yo yajiste ko yakoze impanuka, wayakiriye ute? Sindabyemera. Tutabyemera Apostle, juste yarababaye. Wowe nk'umunyamakuru ni wowe uzanyemeza. Nzakwemeza gute Apostle? Ni wowe uzanyemeza cyangwa hari umwe mu ba YouTube nari nabwiye ngo dushobora kujyayo tukamusura. Hari ibintu bimwe abantu bari bushobore gukora
bakazashiduka bafunzwe kandi mu by'ukuri ugasanga barabakatiye. Ubu hari ibintu numvishije sindamenya neza, ariko ko umuntu ashobora kwizirika kiriya kintu bakita bati kibazirika bande, hanyuma barangiza bakavuga ngo yakutse ukuboko ariko atari byo. Sinzi n'ibindi bavuze ngo umuntu yisiga ngo bigasa nk'amaraso. Uvuze ko Justin nta mpanuka yakoze? Ako Justin y'umumbaza ubu nkorera ikosa. Ubundi giye nyobora umuryango wa Successful. Ariko Justin nawe n'umwe mu bakristo ugomba kuyobora. Justin ntabwo nziwe. Ni mwana muri muto muri we kure kugira nomero ye. Justin dushobora kuba duhurira ahantu nka. Hari ibintu rero bimwe mu by'ukuri nawe nk'umunyamakuru hori utambaza ndakwinjiza. Ugomba kubikubaza. Justin ni mwene so mu mwuka. Justin n'umwe mu baza kuba mu bayoboke mu idini ryawe. Cyo ni kabiri. Uriya ni umupastor. Ni pastor ariko yaza agasengero wese yaba icyo asenze. Umurusha kuba uri mukuru mu muhamagaro. Justin yaza agasenga nk'umwana mu muhamagaro. Ariko wasanga nawundusha. Oya. Wasanga nagira. Justin ni pastor. Jewe ikintu ndimo. None uri apostle. None ureka mubwire hori. Jewe hari ikintu ndimo gusaba. Izi YouTube zaraje ngo zidufashe gusunika ivugabutumwa mu mahanga, zigeraho tutagera, zigeze ijwi ryacu aho ritagera. Abavugabutumwa benshi nibazikoreshe neza kugira ngo zishobore kuvuga ubutumwa, kuko ni kimwe nk'uko ubona wajya kuri televiziyo, wajya kuri radiyo, wajya he, ariko nidutangira kuzikoreraho utuntu tw'udukoromoni, utuntu tugize, zizavamo icyaha cyo guhuguza abantu ibyabo. Kandi narabibonye, njyewe maze iminsi kuri YouTube, sindabona umuntu n'umwe uvuga ngo Pastor Sataday ufite itorero, reka nkugurire mikoro cyangwa nkugurire bafure. Kubera iki? Uburyo nza mvuga. Ariko umuntu umwe yaranyicajije, arambwira ngo apostle ibintu byo kuvuga ko istashaka ko yakoze urumva, reka nkubwire, umuntu umwe yaranyicajije arambwira ngo kugira ngo YouTube uboneho amafaranga, genda uvuge kuri umusiribateri, uzahabona umukobwa cyangwa umugore. Oya, ntago ariko mvuze uriya we nakubwiye mureke, singomba kumuvugaho. None umuntu umwe arambwira ngo genda uvuge yuko uri umusiribateri, genda uvuge yuko wapfushije, genda uvuge yuko warwaye, genda uvuge. Nukuvuga ari abazireba, ari abakora bamwe na bamwe, hari ibintu ntago twabyita ubutekamutwe. Ariko nkanjye icyo nsaba mu myaka yanjye n'ubunararibonye bwanjye, kuko icyo nirata si uko ndi umuyobozi wa Successful, sinirata ko ndi wenda muri za forum, sinirata ko ndi wenda muri zamburera, sinirata ko nzwi n'abantu benshi, ariko icyo nakwirata uyu munsi nuko mfite ubunararibonye muri uyu murimo bw'imyaka 30. Ndasaba rero apostle reka tutararenga aho ngaho, ufite ubunararibonye muri iyi murimo w'imyaka 30. Iyo wumvishe nk'abana batoya kuri wowe mu muhamagaro abwira mugenzi we nagenda bayenure mu mapasteri ku bwawe, ibyo bintu byakira gute, ndetse n'inama ushobora gutanga nk'umuntu urusha umuhamagaro bari abana b'abantu? Umuntu witwa Noel, n'umuntu witwa Nibishaka Theogene. Noel buriya muri we mu mutima ni ubizi n'Imana, ariko kuri ngo kariya ni agatwiko ke katamujyana muri ribu, katamufungisha, yihangiye akantu kamuzaniye kuzamuka. Sinzi niba wabonye YouTube ya Noel ukuntu yazamuka. Nabonye ari kumwe n'umuhanuzi Theogene. Ahubwo umuntu buriya jewe tuzirana, keretse umunsi yanyegereye akansaba imbabazi, ni umuntu witwa Nibishaka Theogene. Sinamufungisha, n'igihe yari afunzwe narasabye ngo nafungurwe, ariko nagerageze mu buzima bwe n'ibyo akora ahindure. Icyo twapfuye si uko yasambanye, si uko yibye, si uko yakoze iki,
ariko icyo twapfuye n'undi uwo ari we wese dushobora kuzapfa ni ukuvuga ibintu bikomeye by'ubuhanuzi ubihagazeho uvuga ko Imana yabikubwiye kandi ari agatwiko. Watwikira mu buzima busanzwe nk'uwo Noweli, ukitwikira kuko Noweli yabonye umugore w'umusitari uvugira ku isimbi, ahavuga uyu namwuririraho nkazamuka. Ariko hari ikintu kuvuga ngo Imana irambwiye ngo hariya Gasave mbonye y'abageni batatu, abo bageni yavugaga ni abapfa, abantu ngo bagiye gupfa bangahe? Batatu. Umuntu akavuga ngo mbonye Nyabugogo ihinduka igicumbi cy'impunzi. Turimo turaca ubuhunzi, n'abahunze Rwanda ikajya kubazana, wowe warangiza ukavuga ngo ndahanuye. Bene ibyo nibyo byazaniye buriya amatorero ibibazo. Nibyo byazaniye amatorero ibibazo. Leta itangira kujyamo ivuga reka tujye kureba, si n'ibibazo gusa, reka njye mbabwira ibintu mpagazeho n'umuntu yaza akambaza nkasubiza kuko mfite ibimenyetso. Uranyumva neza? Mu bintu bimwe byatumye ADEPR yinjirirwa na leta kandi ryakabaye itorero ry'intangarugero, ni ibintu bijyanye n'ibyo bintu byo kuvuga ngo tweretswe amaraso ameneka. Ndibuka umunsi umwe, wenda ibi mbivuze ntago bifasha, ariko hari umugabo umwe je twari twicaranye, nanareba neza yanyibuka. Uranyumva neza? Yari ubu yari umuyobozi ukuriye abayisilamu mu Rwanda, afite ikigo rero yakoreraga cya leta hano. Tujya mu mujyi muri ibyo bibazo bya ADEPR, abantu baregana tugerayo, ariko mu by'ukuri ibintu bavugaga byari biteye ubwoba. Nk'ubu mubire wenda wowe uvuze izina rye, jewe nirinze kuvuga izina rye, ariko n'umwe mu bantu bayoboraga mu kigo gikomeye kandi gishinzwe amadini. Nanjye noneho njyayo, ariko mu bantu baregaga harimo ibibazo bivuga abangaba bakorana n'umwanzi, abangaba barimo amacyakubiri, barimo irondakoko, barimo ibiki. Noneho abantu batangira kugenda bavuga aya makuru arimo kuza, ntabwo arimo kuzira ubusa. Uranyumva neza? Noneho abantu bagenda babyegera, ariko uzi ko abantu bamaze kubyicaramo babikurikiranye, basanze muri ADEPR harimo abantu bagira Imana iravuze ngo amaraso aramenetse. Jewe rero ikibazo mfitanye na Theogene ntabwo mukizi, ni ikibazo cyo kuvuga ngo aravugisha Imana itavuze. Ntabwo mfitanye ikibazo nawe kubera yuko wenda yakoze icyaha, ubusambanyi, ibiki, ubujura, ibyo ni ibintu biba mu isi, biba ku bantu abo ari bo bose. Nanjye hari ibindiho, hari n'ibyambayeho, hari n'ibizambaho, ariko abantu birinde gushyira Imana mu buzima bwabo busanzwe, bizatuma abantu batakemera Imana, bavuga ngo ni iby'abandi. Abasore bato b'abahanuzi murimo murakora ishyano, murimo murakora ibintu bitabaho, kuvuga ngo Imana yavuze ari agatwiko. Hanze hano hari abantu babizereramo, bumva ko ibyo muvuga ko ari Imana yavuze, nyuma yo bije bikagaruka ko kari agatwiko. Abantu barushaho kwanga Imana, abantu barushaho kutabyumva, na leta nta cyizere yatugirira. Kandi leta ubundi ikintu uyo nkayo, uranyumva neza munyamakuru? Ubundi niba hari umuhango wa leta ku rwego rw'igihugu, hakabaye hano umunyedini, hakaba umuporotisiye, hakaba uhagarariye abacuruzi. Ariko mu gihe batubonyemo ubutekamutwe, urumva, ndashaka mubanze munamenye nk'abanyamakuru ngo mutandukanye icyo bita ubutekamutwe n'icyo bita icyaha. Yego, icyaha umuntu akigwamo, ariko ubutekamutwe ni ikintu kibi, bacyita ubwesikoro. Ni kimwe mu byaha bihanwa n'amategeko
mu rwego ruhanitse. Ni ukuvuga ubwesikoro iyo bagufatanye inyandiko mpimbano bagukatira imyaka 7. Urumva? Yego. Rero abantu birinde gushiramo Imana mu bintu byabo itavuze. Apostle, mbere ko ngana ku musozo w'ikiganiro cyanjye reka nkoze kano kantu dore ko buri no kwira, dushaka kugira ngo dutahe tujye kureba ko twatangira icyumweru neza. Apostle, abenshi muri comment y'ikiganiro nakoze kare bavuze ko Juste zira zishobora kuba ari prank yakoze, ndetse bishobora kuba ari agatwiko k'aba YouTubers. Dore ko nawe ari byo mu kanya mbwiraga ati ntago wakemera ikintu darabona turafitiye amakuru, dore ko ushaka kubanza kujya kumusura. Apostle, aba bene data Juste niba nawe ikibuga arakiza, niba ari agatwiko, uko ibyantuzi bya nibishaka bya Noheli n'ibya Noheli uko byaje, nibyo nuko bizaza. Abamufashije gukina ko gakino ni nabo bazaza agakino bagasoza. Ubu rero jewe simvuze ngo ntibyabaye, kandi simvuze ngo byabaye. Jewe icyo navuga nuko ntegereje amakuru nyayo, kandi nyizeye kuri Claude. Jewe Claude nkande se? Claude ni umugore wa Juste. Reka nkubwire umuntu, reka nkubwize ukuri, umuntu nizeyeho amakuru nyayo uzayatugereza ku kibuga. Urumva? Uzayageza hano ni Pastor Claude niyo nzima. Ayo ubu niwe ntegereje ntawe. Pastor, kwagaragaye video Juste ari mu bitaro n'umugore wa murwaje. Izo video rero je sindazibona. Wenda nituva muri iki kiganiro razinyereka. Ariko umuntu uri butuzanire amakuru nyayo ubu dusigaye twumva, kuko hari ibintu bimwe atuzanira. Nk'ubu kimwe mu cyankoze ku mutima gituma ngirira icyizere Pastor Claude niyo nzima, ni umunsi atuzanira akawodiyo kuwitwa nibishaka Theogene avuga ngo uzamubenure, ngo nawe siribuyu, ngo nakwemerera uzakora iki, harya ngo uzamubenure. Urumva? Ubu rero ntegereje ibyo ari butubwira, ariko usibye n'ibyo ubundi ndabitegereza birandeba hici. Juste nabari abona hari icyo namufasha nk'umupasiteri azanyihamagarira, cyangwa nk'umudamu we, cyangwa iki. Ariko ikintu navuga unyemereye nkasoza wa mugani nubwo bwije, nasaba abumva ko bafite, unyemerere mvuga iki kintu mu minota 3 ndakwinginze. Uranyemereye? Nubwo yego bwije, ariko abantu bazumva amajwi. Ariko ndasaba abasore bumva ko bafite umuhamagaro wo gukorera Imana mu myaka 10 iri imbere, 5 iri imbere, 3 iri imbere, bagerageze kwigira ku birenge by'abatubanjirije, barebe Bibiliya ikivuga, barebe icyo bakora kitarimo icyo umuntu yabona ko ari ubutekamutwe, ari uguteka umutwe, kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura inzu, kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura umwenda, kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura ivuriro, kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura banki, kugira ngo ubone amafaranga yo gukora iki. Nibagerageze bagire umurongo. Nk'ubu reka nkubwize ukuri, uranyemerera? Ndakumva. Nagerageje mu buzima bwanjye gukorera Imana mu mucyo. Kuba ufite diguri, kuba ufite kaminuza, kuba ufite iki, ngo nurangiza uvuge ngo kubera mfite kaminuza, kubera ndi bujye muri RGB mu buzima gatozi gakora iki, noneho ndashigikiwe, mfite mwene wacu muri leta ukomeye aramfasha, mbona ibyangombwa, mbona ibi, pasiteri runaka ntacyo avuze. Oya, jewe ndabasabye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mugira amatorero abarera, muyazamukireho, nugira ikibazo uhura nacyo bagukebure. Ikindi, aya mashuri ya Bibiliya ahari ntimujye kuyiga ngo mbone igipapuro nkijyane muri RGB impu ubuzima gatozi. Mwige kubona ubumenyi bubafasha kugira ngo mwige. Nk'ubu urugero, ejo bundi nize nibwo ngisoza mu ishuri
twigiye certificate y'ubumenyi just amahugurwa. Turahugurwa n'ishuri rya ACT rikorera muri African New Life Ministries. Ariko mu by'ukuri hari byinshi ibitwemerera. So ndasaba rero muri rusange ntamesho ninzu umuntu runaka, ndasaba yuko mu by'ukuri abantu bagerageze gukora mu buryo bukwiriye. Naho uwitwa Pastor Xavier rwose we ni uwacu, n'uwo mu bacu, turaza kumukebura wenda na leta itaraza ngo iba ari yimukebura n'abandi bameze nkawe. Tugira za forum, tugira amatorero dukoreramo, tugira aho dukorera, twamukebura. Ni uzi impamvu kuki yabikoze, kuki yabyemereye ko bijya no kuri za YouTube. Byadukojeje isoni tubona biri ku ma YouTube bizenguruka. So reka unyemerere usoze ikiganiro dusoze message ntanzi irumvikanye. Wowe ufashemo iki nk'umunyamakuru? Ngiye mfashe mu byinshi pastor. Tubwire kimwe. Tubwire kimwe. Nawe wavugiye kumbaza kandi umunyamakuru. Noneho icyo nshaka ufatemo nk'umunyamakuru. Ugiye gukomeza kuri iyi nkuru n'iyi video mbajijeho. Ndagira ngo ngusabe wumve ko bose batameze uko. Yego. Kandi icya kabiri wigemo ko bagomba kureba ko bagira abo bigiraho. Murakoze cyane, reka nsenge. Mana ishobora byose, nahishuriwe ko Satani ashaka gukubita deliverance, nahishuriwe ko umwanzi ashaka gukuraho ivugabutumwa twaruhiye. Mwami ndakwinginze mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, reka ukora ibikomeye kugira ngo Mwami imbaraga zawe n'amavuta yawe bigumeho, ibitangaza bikorwe, abarwayi bakire, abatabyara babyare. Yesu Kristo, imbaraga zawe ziyongere kubaho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndashaka gusengana n'abantu hori, abantu bampamagare kuri 07 88 58 70 61. Nsengera abantu kandi Imana irabakorera ibikomeye. Rero umugambi w'Imana eni kuva Zamuka TV nk'uko mwantumiye, munshirireho iyo nomero nge nsengana n'ubwoko bw'Imana. Dushobora gusengana kuri YouTube, Zoom na WhatsApp no mu rusengero. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom.